nkungereranya na nibishaka muri iki kigano witukana ngo nibishaka sibandi n'umuhanuzi muri cy'abanyarwanda twari umuhanuzi kwanda ribandi hari ibintu wihaye ariko Mutesi kubera ko wafungiweyo iminsi ngahe muzeyi wanje yamaye na kado yanditseho gira neza TV amabyinshi imbere y'abantu erega umva nkubwire kuba Noheli yarafunzwe ntabwo ari we wenyine mfungwa se nafungiye siko bimeze muri gereza yiwaje ntabwo kandi ikindi ntiyajyanywe muri gereza sibyo Noheli yari yagiye muri buriya bukwe yatumiwe nakaye kavuye ibintu bijyanye no gutumirwa byo nakaye kavuye Noheli yari katumye afungwa iminota 30 Noheli ntabwo ari akavuyo kamwe yateje yageze ku nyama ari vovota urabyumva cyane amakuru arahari wamutwe mu modoka amakuru arahari sibyo wamucyuye icy'umunani wamugura amatage kuri station icy'umunani yatsikiye iki agatsintsina ari kurwana n'iki ari kurira yinjira mu biro abasekirite bamubwiye ngo iki bamubwiye ko atagomba kwinjira ngo yice ubukwe bw'abandi bagiye kwisaza akoma mwisaza wajyaga kwisaza wowe urisaza mu biki nk'amakuru y'amata y'icy'umunani amata y'icy'umunani waguze wayaguraga ushaka kuza aranyishyura icy'umunani cyanjye rukundo tubwizanye ukuri twumvikane ni ukuvuga ngo hari ikintu bita kwica ubukwe yego Mutesi yavuganye n'Imana Pasiteri Mutesi Imana yamubwiye ko izamukiza urubwa imubwira ko izamukorera ibikomeye abantu bose bareba iyi Imana igutindije iranagutegera tujye tubyemera ariko hari ibyabaye wenda bitari byiza ntashimye mu bukwe nkuko buri muntu wese hari ibyo adashima umva nkubwire Noheli ntabwo ibintu byose bishimwa nta nubwo ibintu byose bigawa sibyo hari ibyo nashimye hari ibyo nagaye sibyo ariko nubwo hari ibyo gewe nagaye icyambere niba Imana yaravuganye nawe kwizaguha ubukwe bwiza ikaguha urugo rwiza ukarongorwa ku mugaragaro twese tubireba ayo mashimwe ni byiza ko abantu bose bayenjoyinga sinzi niba uri bubyumve kuko niba Noheli yarahimbye indirimbo ngo aho nari ntuye ntabwo ariho nyituye Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye kubera icyo ndirimbo Noheli yayihimbye Noheli yahoze ari mayibobo sibyo Noheli yahoze ari umunyonzi anyonga igare atunzwe n'imisigi y'abakire urimo urabyumva ibatsinda Noheli yahoze arara mu kiraro mwiteme azaguha ubuhamya ari umuboyi Noheli yaravomye avomera ukwezi mu kinyamerika araramo byose bivamo Noheli yarasambanye asambanira mwiteme yitwa umupfumu urimo urabyumva ibyo byose uretse gatoya ibyo wabikoze nyine wabikoze ntabwo nasambanye hasambana imisambi wararongoye utabyemerewe kurongora se ngena yigeze ubona nambika urimo urabyumva bamutumye kubenura bamutumye kubenura wa muhanuzi twagiye reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mudukurikira bashimire uburyo mukunda kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi ndashima Imana n'abantu bake mu Ezekiel Rukundo ndi kumwe na Prophete Noheli n'umuvandimwe Imena Gitero hagati bari kumwe n'umukobwa umeze neza cyane uwo nta wundi bamwita Ganza Iganze TV mbahaye ikaze Imana iganze bagaragu b'Imana isumba byose meze neza iganze uvuga ngo iganze ubwo Ganza Noheli wa gatatu Ganza niwe mfura ye umugore ni mwiza ruko kwimanda Noheli umva nkubwire Noheli kutangira wari warabuze umugore jewe ndashaka ko ibintu byawe Imana guhera nonaha Imana guhera nonaha ibibemo ibijyemo aujourd'hui now uyu mugore Imana imuguhe rwose uririrwa ujya gushaka mama Asiya uwanyana ntago nshaka ko murambagiriza kuri kamera mugende gake kabaye jitwaye ikaze Ganza turabakiriye bakunzi ba Ganza Iganze TV
iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, N'abadiaspora. namwe muri diaspora tubahaye ikaze. abagabo Nawe Noheli, Moses, Menagitero, karibu. ariko igitero abo bagabo uko ari babiri byose ndabimena wari warifuje kwicarana byose nabo ryari? ndabisatura nkabivunagura. Ndi kubaza Ganza Iganze, abo bagabo uko ari babiri wari warifuje kwicarana nabo kuva ryari? urabona ko ari mu munsi bikaba urabona ko ari mu maguru meza, Aba bagabo ariko n'abantu bavuga ngo ari mu maboko meza. Aha ari mu maguru meza oya ari mu maboko meza. nyine. Tuvuze ngo ari mu maboko meza, banze ubwira abantu kuri mboneza makuza reka banza twakire ntacyo. twakiriye twahageze niba tuganira TV bavuga ikaze Ganza Iganze TV kabango ese cyuzo jari niki ndi mboneza makuza rero tabangira cyogera ku rugamba mushakamba utagira imbeho mu nda nk'abarwisendekereza murima rwa muri maratuma amajyambere ajya ku rugamba rwo gukomera nkiko nkabinaterwa bahizi mwikotaniro ry'abahizi rutarimbana umugayo umugambi nkabutahana nkabarucumita n'inkubito rwa mudatinya imfura zisingiza ibigwi. aho igatondo shira ku tonda kabitondagura umwami w'abamara kabyo nk'una bakobwa mutambire ku mabona n'ijoro Nga. profete byukura bagirana Noheli MC Noheli na MC Imenagitero Moses batuwe ninde wo kwisi iryo zina nene rudatetereza abasenza amagambo yageze ibandabaga icyogere ku rugamba acunda umuntu amushakamo amavuta y'ubunya bwiza bw'ejo hazaza. Iyo akinze ntawe ukingura, iyo akinguye ntawe ukinga. N'ubwugamo bw'umugaro ni isambu itarumba, ni Imana idakoze isoni abagore beza nk'aba ngaba. tambutse umugore nk'uyu nguyu kugaragara rwose Ko mwatangiye kurarurwa n'ubwiza. uko Imana yamuhaye ijambo Hanyuma rero reka mbabwire akira umugabo ibintu ndamwakira. hari ibintu abanyarwanda bajya bavuga. Noheli Nohe ndagira ngo wenda hano tuvugishe ukuri. Ari ibintu abanyarwanda bajya bavuga. Abanyarwanda baravuga ngo ubwiza bw'umukobwa cyangwa ubwiza bw'umugore bwa mugezi bwami, ariko imico ye ubwenge bwe nk'iriya mikoro afite nibwo bugena igihe azagira gute azahamara. fata mikrofone neza gabifata nk'umwumbati uyifata nk'intuza burani kwa uyifata nk'ako kone yifata kwa ajya yifata yifatire hagati yifatira hagati yinjira neza mucyo muhana. akoze mwaretse kuvuga ibishego bimeze waraguye kugeza umuza kuruha ariko ubwiza bwe kabiri bwa mugezi bwami ariko ubwenge yego turagira ngo tuvuge ku ijambo ryitwa ubwenge. Nuvuga ngo iyo ufite ubwenge mu byo ukora ahantu hose witwara nk'umunyabwenge. Iyo ufite ubwenge mu bo mubana witwara nk'umunyabwenge. Iyo ufite ubwenge mu byo uvuga uvuga nk'umunyabwenge. Iyo ufite ubwenge mu byo ukora nk'umunyabwenge. Iyo ufite ubwenge mu kugenda ugenda nk'umunyabwenge. uwo ni Imenagitero yaravuze ngo Mana ndagusaba ubwenge. Bibiliya iravuga ngo iravuga mu Yobu 28:28 dore kubaha Uwiteka dore kubaha nibwo bwenge uzi gutaguye kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndagira ngo iki kiganiro roho umwuka w'Imana kibemo. Ndagira ngo iki kiganiro umwuka w'Imana kibemo. Imana ishimwe kubaha Uwiteka. hari amavuta agiye kukuzaho. Hari amavuta. none se Noheli tugendane aramutse avuze indimi udakabakaba ku bibero ntago byaba byiza. Umwuka w'Imana afata ahantu hose, ntabwo atoranya ibibero, ntatoranya amabere, ntatoranya amaguru, ntatoranya ikibuno. Umwuka afata ahantu hose. Biraza rero gusaba ko umwuka nahanga kuri Noheli akamusaba gukora ku bibero, Noheli arakora ku bibero. Oya hari abantu ntabwo uwo mwuka ubaranga ndibuze kuwemera. hari abantu bavango ngo igice cyose cyageze n'inge mwaba ariyo mpamvu mwasohoye mu bukwe umwuka yaje nabo abo bagabo wicaranye nabo munega amatwi. Abo bagabo uko ari babiri basohoye mu bukwe bwa Pastor Mutesi.
Noheli ari mu bantu bafunzwe iminota 30 bazira iki kuvumba imenagitero na profete Noheli ku izina mufite muri abantu bajya kuvumba kwe akavuyo kose kabaye ndagashinza emusime n'igitero emusime n'igitero umugore witwa Sandirina wahoze abeshe ngo ni sheri wa Ferdina abesha none ntabwo yahoze abeshya ko ari umwinjira we yego ntabwo ari ukubeshya nuko besha ufite ayo makuru ko ari umwinjira we ahubwo se mwe mufite amakuru yuko atari umwinjira cyane amakuru arahari wamutwe mu modoka amakuru arahari sijye wamucuye 8 wamugurira amatage kuri station 8 yatsikiye iki agatsintsina ari kurwana n'iki ari kurira yinjira mu biro abasekirite bamubwiye ngo iki bamubwiye ko atagomba kwinjira ngo yice ubukwe bw'abana bagiye kwisaza akoma mwisaza wajyaga kwisaza wowe wisaza mu biki nk'amakuru y'amata y'8 amata y'8 waguze wayaguraga ushaka kuza aranyishyura 8 cyanjye rukundo tubwizanye ukuri twumvikane ni ukuvuga ngo hari ikintu bita kwica ubukwe yego Mutesi yavuganye n'Imana Pasiteri Mutesi Imana yamubwiye ko izamukiza urubwa imubwira ko izamukorera ibikomeye abantu bose bareba iyi Imana igutindije iranagutegera tujye tubyemera ariko hari ibyabaye wenda bitari byiza ntashimye mu bukwe nkuko buri muntu wese hari ibyo adashima oya umva nkubwire Noheli ntabwo ibintu byose bishimwa nta nubwo ibintu byose bigawa sibyo hari ibyo nashimye hari ibyo nagaye sibyo ariko nubwo hari ibyo gewe nagaye icyambere niba Imana yaravuganye nawe kwizaguha ubukwe bwiza ikaguha urugo rwiza ukarongorwa ku mugaragaro twese tubireba ayo mashimwe ni byiza ko abantu bose bayenjoyinga sinzi niba uri bubyumve kuko niba Noheli yarahimbye indirimbo ngo aho nari ntuye ntabwo ariho nyituye Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye kubera icyo ndirimbo Noheli yayihimbye Noheli yahoze ari mayibobo sibyo Noheli yahoze ari umunyonzi anyonga igare atunzwe n'imisigi y'abakire urimo urabyumva ibatsinda Noheli yahoze arara mu kiraro mwiteme azaguha ubuhamya ari umuboyi Noheli yaravomye avomera ukwezi mu kinyamerika araramo byose bivamo Noheli yarasambanye asambanira mwiteme yitwa umupfumu urimo urabyumva ibyo byose uretse gatoya ibyo wabikoze nyine wabikoze ntabwo nasambanye hasambana imisambi wararongoye utabyemerewe kurongora se nge nigeze bona nambika urimo urabyumva bamutumye kubenura bamutumye kubenura wa muhanuzi nibishaka oya nibandi yazwe na Pastor Mutesi nirya ninza babwa ko nibishaka nibandi nibishaka tewoje bari noneho rero icyo nshaka kuvuga ni kimwe niba Noheli yaravuye muri ubwo buzima bubi Imana ikamugirira neza ikamwubakira ubaka abafite ahabahe adakodesha urugo se oya ni kiba iyo umuntu yibana nubwo yaba ari inzu ye byitwa ikibahima ko nta mugore ubuyirimo ahubwo Imana nawe imuha umugore ni ikibahima nta mugore afite imbuto uri kumwerera subwo zatuma akwemera kumurongora aho imbuto na amaronji se na mapera nka yari hejuru yacu umva nkubwire nunyemera no hasi ndakuryamisha kuzakuryamisha ariko uyu mugore nawe afite ijisho ry'ubuhehesi gutese ni ukuvuga ngo hakumwaretse kunkubitira uvuga ngo hari ukuntu umugore areba umugabo ukabona ko nawe ashaka kurongorwa ubu ngo ni munyana turimo turabyumva ndashaka muhuza amaso ibyo rero biragaragaza ko ubundi umugore nk'uyu ugira amasoni gutya niwe Noheli yarakeneye ndebera uwo musore imenagitero turebane murebane muhuza imbone turebe ndeba rwose oya ntabwo njya nshira isoni urebe nyine mu maso ndeba mu maso ntabwo ategetswe kureba umugabo mu maso murebe none ku maso ahubwo ikintu nisabira Noheli yaturirimbiye ako Noheli karima mureba rero dore ikintu namaze kubona jewe ni ukuvuga ngo ubu bukwe jewe nemeye kuyobora nta mafaranga mbaciye umva impamvu Nohe ubu bukwe bwawe na Ganza nemeye kuyobora kubera iki uyu mubyeyi cyangwa se uyu mukobwa nawe ubwo ukunda kureba urabona ko harimo ubupfura
kuko yanze kukureba ubundi kuva na kera mu muco w'abanyarwanda nuko abagore genda umusaza ndi so waso urongera kunyita umusaza turaserera ntabwo ndi umusaza genda umusore cyane nta gasore kandi ugiye kuza nka ryabandi ryitwa nibishaka Theogene oya ntungereranya na nibishaka muri iki kigano witukana ngo nibishaka si ibandi ni umuhanuzi murikira abanyarwanda twari umuhanuzi kwanda ari ibandi hari ibintu wihaye ariko umutasi kubera ko wafungiweyo iminsi ngahe umubyeyi wanjye yamaye na kado yanditseho gira neza TV ama byinshi imbere y'abantu erega umva nkubwire kuba Noheli yarafunzwe ntabwo ari we wenyine siko bimeze ntabwo kandi ikindi ntiyajyanywe muri gereza sibyo Noheli yari yagiye muri buriya bukwe yatumiwe nakaye kavuye ibintu bijyanye no gutumirwa byo nakaye kavuye Noheli yari katumye afungwa iminota 30 Noheli ntabwo ari akavuyo kamwe yateje yageze ku nyama arivovota urabyumva yego Noheli yari inyama Noheli yagiye kuri buffet asanga inyama kwa kundi inyama ziba zishize ya ni petit mitsingi twagiye ibyo by'inzoga mu bivemo nizera si petit mitsingi usa ntuyibona urabona wakahereje nake petit mitsingi ni yanywa ngenda bize nike nabone inyuma ukuntu mwagiye mureka gusebya umuntu ukoze w'Imana ariko umukozi w'Imana ndi wamuhaye akazi mwagiye mureka kuvangirwa Imana yabuze abakozi ku buryo yangaja intuza Imana yangaje abantu bagize Sandri ngino ubwire nagashaka kuza afite agacupa ka petit mitsingi ngino ubwire ntago yaza ariko nko petit mitsingi ntago yaza hanyuma zana nako gacupa nta kibazo mwinjijisha oya mwinjijisha uri murabyumva nibyo nari ndimo nkubwira ntabwo kuba Noheli yarafungiwe mu bukwe icyambere siwe wenyine wafunzwe umuntu wese wageragezaga gufata telefone yashyirwaga ahantu ntabwo twahita gufungwa yashyirwaga ahantu mu cyumba cyari cyateguwe ubukwe bwagombaga gutangira saa 7 zuzuye kuri invitation niko byari byanditse hanyuma hazamo ikibazo urabizi kugeza ubu ngubu mu ubukwe bwo muri Afrika abantu bakunda kuvuga ko ikintu kijyanye na timing ari ikibazo timing yarangiritse nkuko nahandi biba nyobora ubukwe bwinshi iyo abantu bakubwiye ngo ubukwe buratangira saa 7 ujya kubona ukabona butangiye saa 9 n'igice saa 10 nabwo rero bwatangiye mu masaha ya saa 9 kuko nibuka ko Aposo Mutabazi ari mu bantu binjiye arya yinjiye Gerard yamaze gusenga yinjiye nyuma nka saa 10 hafi saa 9 saa 10 yaninjiranye ubwibone Aposo Mutabazi kubera ko yaje ari kuri diro yinjiye yambaye kumwe akora ibiganiro na ntuza na ya frari ariko mu makuru nahawe na Pastor Claude wo ku Ikaze TV Rwanda kimwamwanya urumva se kandi wisebya Pastor Claude hano kuri kiranuka nta muntu hasebereza Pastor oya ntabwo namusebeje je mvuze ko ari kimwamwanya Pastor Claude kuba kimwamwanya se urabizi kuba kimwamwanya urabizi nenda bicazanya n'umukobwa mugatangira guheheta avese have noye have imico n'imyifatire ufite uzayiburana amen baretse nsoza ko kantu noneho duhite tugaruka hano ko je nabemereye ko ubukwe bwanyu nzabubayoborera niba mu babyeyi nabo kimwamwanya utabyizera ngo yabuyobora twabanye barayira twabonye bantuza bose bantu bagiye baza ku mihanda twigira kuri Apotre Mutabazi ariko rwubika